cyakugenzaga? Ni iki kugenza? Maze no munsi mu rugo batetse umuceri. Bashye bikuzanye hanga kuvuga. Maze bashyizeho n'udushyimbo, shaka dukaranze neza. Dukaranze neza cyane. Ariko ibyo nibyo bikuzanye? Njyewe se maze ntinze kugutereta. Kandi sinyege. Ugasa none se kutangiye kunywara aho uretse gato. Ziriho comedy. Bimeze bite? Bimeze neza. Sister bimeze bite? Bimeze neza ndabona kiri zuba kagiye kugusaza. Shari zari kumenegwa gahangari gasore mbwakazi mu nzu ndakende. Yesu. Uretse Prada njyare ibintu bijya bicanga. Ibikisi. Kutajya utereta. Ndakanyagwa ibyo guteta ubuza nahe. Ibyo guteta uracyabaho bati. Kandi wowe uri ikigwari. Ntabyo kugwara nese jewe ngo. Ubwo n'ubugwari. Urebye ko kona narimbwa. Gusa nateta we. Cyaje mbabara guteta je natabishobora. Ushobora nese ukuntu babigenza. Niyo yuhuye n'umukobwa arimo bafite se biti. Bagusubiza ngo ni byiza. Ariko ukajya tangira kwambura ati ariko urasa neza. Ahubwo se numva sister, ubwo niwe wanje ubundi we ubwo nyine ubwo yamubwiye ko ahita yisetsa. Ukajya mubwira ngo shose kaneza. Neza umuntu bikunda nkurangire. Ndajya nkubita pasi mutapasi. Kwa musoko kurutuye hano hirya hari umukobwa. Uwarimo arasaza abantu. Shaka umukobwa nawe nari bunyangera. Wowe nyine uragereza cyajya ufifata neza nyine umuntu winiga none ndamanu imipango y'abandamanu imirongo umwaka n'ikinamba abana kabisa ahubwo sister ubundi niwe wanje mureka kwizukuraho n'ugaruka bidaciyemo rwose ahubwo urazi kanje kure uramusana wanje kazungu afashe nawe urazi utuntu kudutoma uranubwo ndimbwa ariko bura umunsi umwe natetse umwana wanda gaso nzamutereta uno munsi yarashe hashe ahubwo sister reka njye kukikurira kiracana ahubwo urakoze cyane bibe kwaje n'imiti wayifata ubu koko ubona yuko utazasazira muri rugo koko kuki hari ikintu byanibaza imyaka 40 imbere mu rugo we naso nose nanjye urandenganya abahungu b'iyi minsi barabuze akibazi kabisa hari hirya hari umusore bitamuca mu kwaha kandi yahagaritse inzu hariya yikitegerereje atari bwa buhungu bw'ubwa njyambona umuhungu w'imbwa jyabaho se sha ariko kubera iki umuhungu araza yiteye cyangwa ukabona ko ari cyangwa wagenda mu kabano ugasanga n'imyenda yazaga kugusura yambaye ntiyatiye ariko byanashoboka ariko ura muhungu we nabonye yagira ngo ni inyangamugayo birashoboka nyine sabo nakizera umukobwa ahubwo wowe shaka uburyo ugerageza urikumva umwinjirira ukuntu nyine urikumva nibiba ngombwa ndanaguherekeza ariko mubona ahubwo papa ngende nshake kwitiretera umuhungu njewe numvise utuntu tw'utugamba mbwira ngo urikumva ngo wa mukobwa wawe sengara cyane mu rugo nambwa ati wa mukobwa arahari rwose ahubwo wowe uzashakisha uburyo ki uze kumusura mugira uko mwabivugana ahubwo wowe tuze kujyayo bijyanishweyo cyane rwose we turagenda kandi nanone nusanga afite amafaranga uzayamukokora ahubwo reka nkubwire mukobwa wanje rero urikumva ako gahungu nusanga kadafatika n'udufaranga gafite uzagakokora uzashaka umugabo big boss aho papa nawe urasetsa imbwigira amafaranga na data nese n'ubwa mbere umvise ko ibwa zijya gupagasa Yesu ntabwo nge najya kwandurura udufaranga dukeya ubwo urashaka uzajya muri za miliyoni uzajya gushaka witwaje utuntu tudafite cinge na rugero witwaje udukapu se turi atuntu twenda twimbere turi ku mugozi uzitwaza mu gikapu ubundi ukagenda ukayijyamo ku mafaranga utatanze hako abantu murazetse nashaka azafite ingana n'ikibiri tuzagenda uri kunyumva ahubwo reka mengiye ahubwo nze kumva ko yuko mwabonanye nagerageza papa ugerageze rwose kuko ngiye urandambira ijuru ryawe kandi ubyumva ubyiteho yego pa sawa Teka ye Meze mwana meze neza wowe se nanjye meze neza sigaye warabuze se wowe sha ntabwo nabuze pe ahubwo se mbwira icyano weretse gukura muri iyi minsi ko se cyangwa uriye byana inkaho ko hari imbwa gusa sha ariko ako kantu uvuze ni sawa hari umuhungu utuye hariya hirya muri karitsiye y'iwacu aca ku bakobwa yubitse umutwe nta no kubavugisha mana ako gahungu nanjye twarahuye ndagashotora noneho ndagasuza karanyihorera aho shara ikirandevu nayo nifitiye wamerekeza tukajya kwihura nacyo kukumva ntago ari ubinaha n'uwamagana heza sha ntago ari uwo muri karitsiye kuko abinaha ni imbwa gusa n'uwamagana he sha n'uwo muri karitsiye ziriya nyine za Mamba aho hirya nari bitugenda kazungu wabuze bimeze bite mwana kimwanyu bimeze ni fresh biracamo biracamo akose mwana nawe rero nawe wabuze mwana twumva nakumbe ngakora na akazi keshi mbanimo wivugiye mu gikwanga arimo winyinyi igikwangari nawe rero biriya bintu nabivuye mu by'igikwanga nasanze igikwangari mwana rero atende zo ryakugeze mu bwongo biragusaturuka nk'ikigori ese mwana zo ndashaka rero kungira inama mwana ubona afite umupango atangiye guteta umwana hano ubu
reka kuranga nakuze mwana nakuze mwana njye guteta umwana ararugura umwana ntabwo mwana hari ikibazo ni hamwe nta mitoma nzizi guteta ndimbwa yigendera mwambwa nta mitoma nzi ariko urabizi ikintu byo kubwira we tinyuka numara kwishyamo icyizere cy'uko ugomba kumuteta akajya kuri coga musitari ku murongo utinyuka n'ubundi igihe namaze gutinyuka kuko namaze kubyurumarikamo naho mutomaho rero eka nkumfashe rero mwibwira we nyifashiza uhera ku murongo ko ntacyo nizi wowe uragenda umusuhu umva rero n'imiti ntibayifata noneho ukuntu bimeze byo wowe uramugeraho mugereho numara kumugeraho ubasuhuze nyine ubasuhuza abo mu rugo nyine icyo mu rugo yakubwira umwana nonje nsaka umukobwa turaho neza turaho mukuru ati mwicare tuganire nakubwira ati tuganire mubwira ati ariko rero rwose urebye maze iminsi nkutekereza ndaha nkurota ku mutima wanjye ndaza umutima mu bisenge ewe ndota umukobwa abwira ati koko se nibyo ati nibyo naho ubwo ati ubwo urabizi ati urubuto butoshye butuma umutima wanjye gutuza none urosasa reka mbanze ngere wewe ugumye ahangaha mbanze nugende nese n'ubwo bimeze wowe genda nyine genda umurebe ati reka amagere mwana reka amagere mukomere mwari muri aho se mu rugo nta mahoro Yesu uretse ko wicaye kongo njyewe reka nukunda kwicara jewe ambwa nkunda kwicarira nese niki cyakugenzaga niki kikugenza maze no munsi mu rugo batetse umuceri byo nibyo bikuzanye ahangaha kuvuga maze bashyizeho n'udushyimbo shaka dukaranze neza dukaranze neza cyane ariko ibyo nibyo bikuzanye njyewe se maze nahinze kugutereta kandi sinyegeye oya none se cyangwa uretse gato none se reka mbanze njye kubaza neza uko bimeze da kazu mwana mwana wakintu we mwana cyemba yimunye musuhuza ngo muratangiye kunkoraho mwana atangiye kunkoraho ariko ubu nagira imbwa z'abasore zishize ningwambwa wera agukoza gutuku nkuko nguko arankozeho mwana agize ngwe ariko mwanje no ugira imana ukajyana amatapi numva ari kumbangamira mwana nise nirukanga yari yemeye nawe tumuga ati ndakumva mo pepe reka subire njye kujya reka subire mwana reka subire Jesus niko muko nese ko warugiye naringiye hara hirya kuri wese kwihagarika none se ko numva uri kunkora wambwa uri cyiza sha ufite iminwa neza zanyu y'akaguru urikiza we none urazi ufite amabinga neza wajya amabinga yawe wajya nayo inkoko ngo ubusore bw'imbwa nk'ubu ngubu ko se sindi guteye udutoma twiza ubwo urumva ari imitoma nese urumva atari imitoma ubu se namubwiye ngo urasana akabenzi uri keza none urusa yiri kugenda wajya nakabata niyo n'imbata urakubiye mana we basore bimbwa babaho nanjye ubu nakumira uyu nawe ngo yaje guterera mwanda mwemeze pe ako si ubu wacyasuruki kikagenda niko nawe wone se iki harya ngo ufite tubinga nk'utwi cyane nk'utwi ngurube pe yiriko kwizana kubonye muno wajyone neza urakagureka wana kaguru niyo kamo kanyura kikaraga gutya uzagenda bazi imitoma batera abari nese ko mutaye kunkubita wo Kiba bunu urabizi umwana muteka wakintu byacemo mwana urazi n'ibindi arambye ngazambira n'umugore murakira aho ngaho mwangamwe reka nze mbereke kazi kwibona nonese byagenze mwana mwana nakubeshyaga mwana nagenda ncamenya imitoma namuteka ahubwo reka ducate umuntu twese mbwate reka twirukanka ngo mwana no Mwerera sabu like share na comment maze undemere